natekereza ko n'ababikora bamenye yuko RIB irahari. Ntekereza ko rwose RIB ikwiriye guta muri yombi izo nkozi z'ibibi ko bimeze. Ibyo kibazo reka tubivuge ni black and white mbere uko tuza guhamagara umunyamakuru. Reka ubwire mu minsi y'imperuka tuzabona byinshi kuri da tuzana na Alfred akabivuga tukamushyiramo kuko yewe ariko uwo muco mubi reka mwite n'umuco mubi. Kera hari umugabo umwe yajyaga ajyana, urabona ndabyibuka icyo gihe hari mu bihumbi 2005 2006 sinibuka neza ariko ni muri icyo gihe hari umugabo yajyaga ajyana umugore we kumucuruza hariya kuri Sky. Urabiza habuze Sky Hotel ndabona akaza akaba ari mu gukurikirana entertainment yabaga ihari, ari mu kurya umuziki, umugore we nawe mbese ari mu bihe byiza. Umugore araza gukora ubwo butindagasani bwe, barangiza akamushyira mu ka super limited ke bagataha. Uwo mugabo nta kandi kazi urumva se buretse gato. Rimwe hajyana umugore nyine baraza baje mu kazi. Umugore birangira yibone muri ubwo buraya bwe ahivana n'umugabo ahita amubwira ati urabeho ndagiye. Ahibonera ikiremwa. Yahabona ikiremwa. Umugabo w'umunyemari ari ufite ahantu atelier de couture. Ubwo yageze aravuga ati rwose madame vraiment ntusubireyo. Urumva umugabo ajya no gushora urubanza reka umugore avuga ati se wa mugabo ko wamperekezaga tukaba twari dutunzwe n'umubiri wanjye ubundi uri umugabo nyabacyo. Rero umugabo wese ushobora gutinyuka kujya gucuruza umugore we abizi ko ari umucuruza akakira amafaranga, ntekereza ko uwo mugabo ari inkunguzi. Gusa umugabo baramuverisaga yarazaga rwose barafite na ka super limited bakamuhereza ye kumutuku agategereza umugore ibyavuyemo akaba ari aho ngaho kuri Sky akantu kandi umugore akaza akishyura ko bakagenda. Batahaga hejuru hafi ya Kigali. Reka ushaka kubona muzi reka mwaka byaramwe yewe iyi se irimo ibibazo. Rero ntekereza ko iyo umugabo ageze kuri urwo rwego ntabwo aba akiri umugabo aba ari inkunguzi. Urumva ariko nkanashimira n'abagore b'intwari bashobora kwihangana umugabo akajya mu bupfapfa bwe yafatiwemo iyo ngiyo nyine umugore akazana amafaranga akaza kumucungura. bya bintu niyo mpamvu ushaka ko tubigarukaho. Tubigaruke iki se mutabaruka ko ari ubukunguzi bwa hoteli biri henshi. Njye nari mbizi Nyagatare kuko nibyo byakundaga kuba. Nyagatare byarakundaga kuba cyane. Hakaba abantu bakicara bakagambana bakavuga bati uriya mugabo turamucucura tu. Ubwo bakakora ibintu byabo stage bakestaginga umugore akiyenza ku mugabo. Urumva urabiza abagabo burya muri biremwa muri inzabya zoroshye. Akugenda nabyo no gupfobya abagabo. Ntabwo nabapfobeje mwuka byaramwe ndabizi mutanyiha muri iki gitondo. Ariko nzi ko buriya abagabo benshi irari ryabo riba hafi. Sibyo? Biravugwa. Unuko bibaza. Ariko se abo bararikira ni bande? Ubwo urumva rero bararikira se bo ntibazi. Ngenda cyangwa histoire ntabwo turi mu guhanga. Ikibazo ihangana ryawe n'itsimbarara. Nta kibazo. Aneho uwo muco wari weze mu bice bya za Nyagatare. Ariko bakabikora cyane cyane abantu basa nkaho bafite udufaranga n'ubundi ugasanga umugabo akafata bagenzi be umugore akajya kwiyenza bakagenda nyine bagacunga wa mugabo bakamugwa gitumo nk'abana b'iki gihe bati twabaguye gitumo. Urumva ntabwo bakivuga cyane kuri za YouTube. Noneho barangiza hari umugabo bakarangira bakamukora icyo bita blackmailing bati byanze bikuze uraduha amafaranga ko n'ubundi ntibyuka se umusaseridoti uragiye mu mashuku uryame tugufotora n'ubyaga tugutikure ariko no kuyavamo uraduha amafaranga. Ariko ukababwira ati ntabwo ufite nimushyire hanze. Ariko ababishyize hanze umusaseridoti barafunze. Arafunze se? Ntibabafunze se? Yego ababishyize hanze barabafunze. Barabafunze. Ko burya yabishe ubwonko ntabwo tsamushyire hanze nyine.
kabati giye abamaze gusohoka bati cyo nzi nuko bambeshyeye kusanga nasuye umuntu ntabwo bivuga ko banseseka mu byumba ni nkwe myenda wenda nagiye kumuha amasakaramentu reka twihute mu rugo se cyeka y'abarwayi niyo bahera mu rugo kugira ngo afate kuri kafiyati ko yipfire neza wenda arwaye irari ya utaza kumubeshyera oya ndavuga n'urugero hanyuma bikarangira wa muntu bamucucuje bakamukorera ubwo bubandi nakwita nje ntatinya kuvuga ko ari forume y'ubujura n'ubujura bushingiye ku iterabwoba natekereza ko n'ababikora bamenye yuko RIB irahari ntekereza ko rwose RIB ikwiriye guta muri yombi izo nkozi z'ibibi ko bimeze ibyo kibazo reka tubivuge ni black and white mbere uko tuza guhamagara umunyamakuru unazobereye kariya karere ariko uribuka umugabo umwe w'imusanze n'agasheke ntabwo bati urasinya tuyajyane harya za miliyoni 75 ntabwo ni kumare zari zitubutse urumva uribuka undi mugabo urabizi i Kigali bacucuje wari umuntu ukomeye cyane yarageze ku makesi amagazi wenda ibihumbi nka mirongo ujyana i Kigali ntabwo i Kigali gusa yakoreraga henshi ariko byarangiye buri gatanu agomba kuviriza agakamyoneti ibyo burya nawe n'amafaranga yari yatanze none se kugira ngo hasohoke ariko disi abenshi nuko batabizi njye ndashaka ngira inama abagabo umunsi uzisanga muri situation nk'iyo ihutire n'ubundi homboka menyesha RIB none se ariko nanone nawe witonde ntabwo uzi ushobora kujya kwirega kandi ugasanga nawe uri kwivugiriza induru ntabwo uzi umuntu mu gatsata ndabyibuka hagiye za Kinyumba ngaho bamwe twabonye babajyana mu gakamyoneti nanone yego muri pandagari babasitsemo ariko hari abantu burya bari babanje kumukusha ibintu n'ubukekera kambe kubwisukuri bamugizeho ari mu cyumba bavuga ati kingura tubigufashemo n'ibitabe byo dore hanze huzuye imbaga urahava bakumenya umutwe hakingura avugana nawe ati muyashake arabwira ati yashake ayatumaho uvunjaye arayamuzanira aho ku iposita arayamuzanira bayashyira ku mbavu bakinyereraho hanyuma babijyamo avamo neza mu cyuba ariko agenda muri ya modoka bamugeze iyo hirya babijyamo basanga umugabo waje kumukubita impurumuru izi ngizi bahatisha ibirayi uwo mugore arwanirira batarasezeranye reka da yazanaga amafoto ati ni muri ari umugore wanjye umugore nawe agahita bati igaragaza isezerano ibyo kuvangura kwitura mugabo bitiraga ikinyobwa kimwe bitiraga ikinyobwa kumbitsemo ubwoba amwitiraga ikinyobwa kimwe cyongerwaho hakurya ahangaha hafi y'amazi gutyo hakurya abati aho kuvangura mukubita uramufungisha zana isezerano ryanjye nawe kandi niba utabashije kurizana reka gutanga ibirego bitari bugire icyo bifata ikibazo tujya kugisubiramo mu rugo kitaka kerekeza ku birombe uvuye neza kuri ngewe ntabwo nari nzi ko ari iby'u Rwanda abashumba bagize gutya bagirana ikibazo n'abakarani ku iraundi Nyagatare byarakundaga kuba cyane hakaba abantu bakicara bakagambana bakavuga bati uriya mugabo turamuca hari abantu burya bari babanje kumukusha nundi ikindi kiremwa cyinjiyeho icyo kiremwa cyaravuze ngo rego bitari bugire icyo bifata ikibazo tujya kugisubiramo mu rugo yego umugore wari ufite ingingo birangira amukoye kuri abo bantu bahita bihitira barikomeza kuri barago bari kujya kuri polisi nabo
ariko urabona ikibazo cyo sembe hanyuma barataha bajya gukemura ikibazo ntabwo naje kumenya ko cyarangiye urasa nta mushuti wacu uzi wahukanye wibera hano ku Gisozi umwe twavuganye niba yibuka yongera nyoherereza wagiye kubagwa gituma akajya mu gahuru yarangiza agashyiraho ingufuri ntubyibuka iyo operation ntabwo ari live hano harya ni hehe ni Kamonyi ni Kamonyi ariko yaragiye ngo yicara mu gahuru ariko cyashekeje nuko we yarashyigikiwe n'abana be bakuru bagiye guta muri yombi mama wabo yego bamufatane n'uwo muntu wundi ikindi kiremwa cyinjiyeho icyo kiremwa cyaravuze ngo yaramaze iminsi arwaye malaria yarimo kumusigesa ibicuncu ibintu bizateranya abantu ibintu bizatuma abantu bamarana ariko minisitiri bagira inama yo gusezerana gusezerana bikuraho ibyo nibura wagenda ufite isezerano so bumvise ingingo batewe umugabo atari uko atarasaba divorce ikindi wakora ni tuzagaruka mu kanya sawa